ab'ijuru barareba isi nk'urugo rwagezwemo n'icyorezo, abayituye bakibeshya yuko bageze ku majyambere agezweho, bifashe nk'abo mu gihe cy'isi yo kwa Nowa yegereje kurimbuka. ubwo imico y'abantu yahindukaga mibi bikabije, Imana yagambiye kurimbura ababi, ariko isaba Nowa kubaka inkuge ndetse no kubwiriza abantu kugira ngo bihane ibyaha byabo bakire. Nowa yarabwirije, ubutumwa bw'abantu babugira urw'amenyo. ubwo umurimo we wari urangiye, Imana yasabye inyamaswa, inyoni n'ibikururuka kwinjira mu nkuge, ntibyaninira Imana, birinjira. Maze Imana ibwira Nowa iti, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nowa yarinjiye, inkuge irafungwa. ubwo imvura yagwaga nibwo abantu bongeye kwifuza kumva imiburo ya Nowa, ariko igihe cyari cyarangiye. ako gahoko bwa Nowa bifuje ntibakabone, Imana yifuje ko twumva iyo miburo igihe cy'imbabazi kikiriho. mu gihe bari bateretse ibirori bishimye banezerewe, byahagaritswe n'inkuba n'imirabyo maze bakuka imitima, bemera iby'umusaza Nowa yavuze, ariko bakererewe. Ni muri urwo rwego bene se ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi tubararikiye gukurikirana igiterane kizahuza Amerika na Canada. Iki giterane kikazatangira tariki ya 23 kugera kuri 26 z'ukwezi kwa gatanu 2024. iki giterane kikazabera Dayton, Ohio. ariko kandi ibyo ntibyatumye bacika intege, bavaga mu ngo zabo bakajya mu iteraniro. ariko kandi ibyo ntibyatumye bacika intege, bavaga mu ngo zabo bakajya mu iteraniro hagati mu gihugu. Iki giterane kikazabera kuri adrese zikurikira: kuwa gatanu no kuwa gatandatu wa Sabato ni uguhera ku isaha ya saa moya za mu gitondo, ni kuri adrese 2801 Old Troy Pike, Dayton, Ohio 45404. ku Isabato ni kuri adrese ikurikira 1501 West 3rd Street, Dayton, Ohio 45402. ku Isabato ni guhera ku isaha ya saa 3 za mu gitondo. kuwa mbere wa Sabato abenshi bakunda kwita ku cyumweru ni uguhera ku isaha ya saa 2 za mu gitondo kuri adrese 2801 Old Troy Pike, Dayton, Ohio 45404. nanone kandi wayakurikirana kuri YouTube ivugurura n'ubugorozi USA, no kuri Radio Rise studio ya 18 ikora kuri interinete, ndetse no kuri Facebook page ivugurura n'ubugorozi USA. tukazahigira gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, umuryango mwiza kandi uhiriwe, ubukristo nyakuri, ubuhanuzi bw'iki gihe turimo, kwirinda no kwivura indwara dukoresheje ibyaremwe, ndetse n'ibindi bisobanuro duhamagare cyangwa utwandikire kuri guteranya 1-801-609-8326. ni kuri nimero guteranya 1-801-609-8326. ntimucikwe n'uyu mwanya w'imbabazi twongeye guhabwa n'ijuru.